dore imbogo dore imvubu dore impara dore imbogo cyangwa se Nyirasengiyumva Valentina arwaye kugira ngo hatazagira abamutera inkunga. Dore murazwi, mugenda hirya no hino ku ma YouTube channel, ku mbuga nkoranyambaga murazwi, ahubwo muvuge yuko ari puranke kugira ngo atabona inkunga akivuza. Cyo nicyo cyambere. Hanyuma icya kabiri, kugira ngo umuntu bamutambe mu itambo biba byagenze uti cyambere aba murambi babwira icyambere aba yaguye, aba yavuye mu byo yararimwo akajya mu bindi. Dore imbogo nk'umuntu utari warize amashuri menshi yaragiye yisunga Imana, arasenga, arakizwa. N'ikimenyimenyi turi ajya kutaha yabarabanje asaba imbabazi abantu yagiriye nabi. Rero dore imbogo we yaje kuri YouTube atazi ibintu byari byo. YouTube yijeho igukamura amavuta wari ufite, igukamura imbaraga z'umwuka wera, kubera yuko hari abantu babishinzwe ibyo byo kumaramwa abantu imbaraga z'umwuka wera. Rero dore imbogo we yaje yari umunyamasengesho, yaramenyere kwibera mu byumba by'amasengesho, mu mashyuza, arangije aje kuri YouTube abahanga bamumaramwe imbaraga z'umwuka wera. Namaze kumaramwe imbaraga z'umwuka wera, murabizi yuko uyu munsi wa none iyo abantu batagifite imbaraga z'umwuka wera bajya guhanjuza. Rero Nyirasengiyumva Valentina ahantu yivuje kwa Nyirinkwaya. Ntabwo Nyirasengiyumva Valentina ari bwo bwa mbere irandwara yari imufasha. Abantu muri kuvuga ngo yarozwe, ntabwo irandwara yari imufasha. Ubu yarasanzwe arwara igifu, ndetse yanagiye kuri dogiteri aramubwira ati nyamara iki gifu cyawe kizakwica. Ntabwo yafashwe nimugoroba mu gitondo ngo apfe. Nyirasengiyumva Valentina yarasanze arwara igifu, icyakoze yarakivuje. Yakivuje kwa Nyirinkwaya, yakivuje kwa Nyirantuma, yakivuje kwa Nyirinkwaya, kivuza no kwa Nyirantuma. Hanyuma rero iyo uje hano kuri iyo umuntu ashizemo imbaraga z'umwuka wera ajya guhanjuza. Iyo agiye guhanjuza, abo bantu bamuha izo mbaraga hanjuje kuzikoresha, hari abantu bamugirira ishyari, bakavuga ati uyu muntu nyiri izi mbaraga agiye kumenyekana, agiye kwandika izina. Ntabwo ndi kuvuga ko dore imbogo yahanjuje cyangwa se yari afite imbaraga zitari iz'umwuka wera, ahubwo ndi kuvuga yuko we impamvu bamwishe ari uko ubwo bwenge atabugize. Kuko nyine imbaraga z'umwuka wera yaje dore imbogo asengera abantu, avuga iby'Imana imutumye, ariko uko agenda atinda gakeya ibintu by'Imana bimukamukamwo aba nk'abandi. Rero icyakoza mwebwe mwamwishe kugira ngo arimbuke, mwakoreye ubusa, kubera yuko impamvu mwakoreye ubusa ni iyihe? Nuko dore imbogo ajya gupfa yihanye. Yarihanye aravuga ati ndihanye, dore ngiye gupfa. Asa n'uwari ubizi arihanye. Hanyuma kuba yaranze rero guhanjuza, abamutamye mu itambo barabanje bamwohereza imyuka mibi ituma arwara igifu. Hanyuma ariko kandi ndi no gutekereza impamvu Sarongo yagiye kumusura atararemba cyane, mu nyuma akaremba cyane akaba atabarutse. Ni iyi nicyo kintu ndi gusesengura, nimara gukuramo ikintu gifatika nzababwira. Kandi mwibuke yuko no kwa Theo Sarongo yagiye mu rusengero ngo agiye guherekeza Theo, uriya Theo pasiteri, avuga ngo
ngo nawe ngo erega ngo ni umupasiteri ngo nuko adakorera mu rusengero. Kuki abasitari bapfuye aba yabagenzeho cyane? Cyo nacyo mukibaza. Kuki abasitari bapfuye abagendaho cyane? Cyo nacyo mukibaze, nanjye ndacyakibaza. Hanyuma dore imbogo, abantu benshi muri kuntega amatwi ntabwo muba mukunda umuntu witwa Jackie yarabibabwiye, arababwira ati abantu mwebwe benshi muri abagome. Ngewe njya kuza muri aka kazi k'uburaya nari narabuze umuntu ufasha, nza mu kazi k'uburaya nemera gutanga ubuzima bwanjye. Aho mariye gutanga ubuzima bwanjye, abantu muri kunkoraho kontenti mutwika, muvuga ngo ndi umuntu mubi, muvuga ngo ndi umugome, muvuga ngo ndiki. Kuki izo muhe mumfitiye zo kugira ngo mbe umuntu mwiza, mubona mbe umukristo nambara ibirebire ngirane, kuki mutazingiriye ngo mumfashe mbere n'igihe? Namwe rero muri kwiririshwa ngumva ngo dore imbogo ngo twamukundaga ngo amarira agashoka. Muri gukina komedi zo kugira ngo mwibonere views. Niba mwaramukundaga aha mu burasirazuba ntimujyeyo mugiye muri business zanyu. Ntiharimo muri mwe muri kure, ntihari n'abafite imodoka. Ese abadafite imodoka ntiharimo n'abantu mwabuze tike yo kugerayo kugira ngo mujye guhimba ngo ni prank, n'abatarahimbye ngo ni mujye guhimba ngo ni prank ari gukora, nimurangiza muze kwiririshwa, muze ngo amarira ngo nukuri ngo ngewe ngo dore imbogo ngo twakoranye ikiganiro. Wo wakoze icyo arwaye? Wagiyeyo kuri telefone ye woherejeho n'igihumbi, ahubwo ni wabujije abandi kumufasha. Abantu benshi muri abagome, muba muri gushaka views, muba muri gukina comment z'amaviews, nimwigeze mugirira impuhwe dore imbogo. Kuki izo YouTube channel zanyu mutazikoze ibiganiro mubwira abantu gufasha dore imbogo, ahubwo mwabacaga intege ngo ari gukora prank, none muje kwiririshwa? Ibyo ngibyo bintu no kuntera agahinda. Ariko rero agahinda afite namwe ubwanyu ntimuza aho agiye benshi muri twe tuzahajya, nanjye nzahajya. Si hari muri metero imwe bashingura umuntu, ntawe utazahajya, nanjye nzahajya. Mwumve n'ukuntu byambabaje. Dore imbogo yararembye, ararwara, abura n'umuntu umuha inkunga, uri kumva, abura umuntu umugeraho, ahubwo yenda bakeya bamugezeho no kuvuga ngo abura umuntu, kuko hari uwamurwaje, hari n'abamugeze, ariko abataramugezeho niho mbona bari kwiririshwa. Ngewe ndashimira umuntu wese wageze kuri dore imbogo, nubwo ntacyo yakoze, ariko uwo mutima nibuzaho kuvuga ngo reka njye kureba yuko ibyo abantu bavuga ari byo. Yarawugize, aravuga ati reka njye kureba. Kandi buryo iyo umuntu yiboneye umuntu n'amarangamutima arazi, impuhwe zikaza, akavuga ati uyu muntu reka mugurire na ji. Abantu muzajya mwirirwa mubatangira ku cyo bari kubona. Uyu munsi wa none dufite YouTube channel zishinzwe gutangira umuntu ngo atagira icyo abona, akavuga ati ubu ngubu dufite abantu b'abanyamitwe birirwa babeshya aba diaspora ngo bari kubasengera ngo ibibazo byabo bigende, kandi batari kubasengera, ahubwo bari kubaka amafaranga, nta n'isengesho barehuka baraguye. Abo bose reka manze mabwire kugira ngo umuntu wamutambe igitambo nigarukire. Ariko ngewe ndiyama umuntu uri kwiririshwa akina komedi hano avuga ngo yakundaga dore imbogo, nta kintu yigeze amumarira mu burengerazuba, si kuri Nyamasheke, kuko ari nayo mupfusha ubusa atarimwo kugera ku bantu. Niba koko uyu munsi wa none ubabajwe na dore imbogo, hari abandi bantu bakeneye ubufasha, bafashe turebe ko wababaye. Uyu munsi Zawadi ntarwaye kanseri y'ibihaha, ntarembye. Uyu munsi wa none nibavuga ngo arapfuye muzaza muvuge ngo mwiririshwe.
ngo Zawadi ngo twaramukunda, umwe avuge ngo nanjye naramukunda. Uyu munsi wa none ari gutanga amafaranga mu madolari yo kugira ngo abone imiti. Nta wigeze amusunikira n'igihumbi, avuga ati reka nkorere umugisha musunikire n'igihumbi. Ahubwo uyu munsi ntabwo n'inkuru yiri kuvugwa, ariko napfa tuzaza twese turire turyame, ati ye baba, ati Zawadi, ati yari umuntu wacu. Muvane komeda aho ngaho zo kubeshya abantu ngo mwababaye. Uri kumva? Muvane komeda aho ngaho. Rata basigaye kugira ngo batabatamba mw'igitambo. Umuntu bamutamba mw'igitambo mu gihe yavuye mu mwimerere w'agakiza yari afite. Rero Dorimbogo ntabwo ngiye ndi kuvuga yuko Dorimbogo yaguye ku bushake bwe, bitewe nuko iyi Kigali namwe murayizi, abantu muri kunyumva, umuntu bagenda bamukamuramwo imbaraga kugeza igihe atibuka ibyo yararimo. Dorimbogo hari ibintu yajemwo bitari umwimerere w'agakiza. Bari abamubeshyaga ngo inkundo ngo baramukunda, bagira ngo za YouTube channel zabo zizamuke, bakamushuka bakamujyana mu byo guceza, bakamujyana mu byo kwinezeza, bakamuhererekanya ku ma YouTube kugira ngo bibonere views. Nibo bamukamuye, imbaraga zari zimurimwo zimushiramwo z'umwimerere w'agakiza. Ariko namwe yabigaranzuye, yapfuye yihari, yabaye nka Samusoni baramwogoshe, bamwogosha umusatsi, bamaze kumaraho bajya kumushesha ingano, amaze kuzisika bamujyana ahantu ngo bagiye kumwinezereza. Uyu munsi Dorimbogo mwari mugeze igihe cyo kumwishimishirizaho, mumujyana mu mafilime kumwishimishirizaho, kumuhindura igicuruzwa. Ariko Imana si uko yabibonye, yabonye yuko mugiye kumwinezereza akazabura ubugingo nk'uko namwe mutabufite. Iramukunda kubarusha. Ntabwo Imana yavuze yuko Dorimbogo azatabaruka mu kwa karindwi imwanze, ahubwo Imana yabonaga mu kwa karindwi igomba kumubakiza, kuko mwebwe mwashaka kumurimbura. Rero Imana yatumye Dorimbogo atabaruka, kandi mwumve yuko Dorimbogo atarimbutse kuko yarabanje arihana. Sinjye utanga ijuru, ariko ngewe ndashingiye uko yabanje akihana. Ibyo mwamukoreye murabizi, muvuga ngo ni prank. Shingiye ko yabanje akihana, Dorimbogo yatabarutse nk'umuntu wihanye, kandi iyo umuntu yihanye aba agiye mu ijuru. Rero Imana yavuze yuko Dorimbogo azatabaruka, none yatabarutse, ariko kandi ntiyagiye aho mwashakaga kumushyira. Uyu munsi wa none reka mbanze mbabwire, yaba uwishimiye kubw'urupfu rwe avuga ati yambereretse nanjye ubu ngiye gutwika, yaba umuntu ubabajwe n'urupfu rwe, umuntu ubabajwe n'urupfu rwe nagira undi muntu afasha, kandi nawe umenye yuko ejo uzatabaruka. Wihane, uri kumva? Wihane ibyaha byawe, ukiranuke, kuko n'ubundi abasitari bakomeje gupfa. Ntimugira ngo abasitari bakomeje gupfa. Ariko se niba abasitari bakomeje gupfa, bari kutwigisha iki? Bari kudusigira iki mu mitima yacu? Bari kudusigira kwihana, bari kutwumvisha yuko erega n'abandi tutazi bapfa, bari kutwumvisha ko natwe tugomba kwihana. Namwe mwihane, kandi ikindi ubutanzaza ntangaza n'abandi basitari bari ubu ngubu Tasiye narembye. Reka mbanze mbabwire, nk'uyu munsi wa none muzaza ngo Tasiye twamukundaga. Niyo mpamvu babwira ngo abasitari bakomeje urugendo rwo gupfa, ariko nibatwigishe kwihana. Kandi Tasiye yabanje kugirana ibibazo n'umudamu we, ntitwabyitaho, twarabibonye. Abanza kugirana ibibazo n'umudamu, yego nazibana zidakomana amahembe, ariko umudamu we nawe ubwe dukwiriye kugenda tukavuga, ese uri gukora iki ku burwayi bwa Tasiye, tukanamuba hafi. Niba koko njemba umuntu mu bice bibiri, bari umuntu nk'umuntu mwiza, nkabara umuntu nk'umuntu mubi. Ese umudamu wa Tasiye amurwaje nk'umuntu ushaka iki? Ushaka urupfu cyangwa ushaka ubuzima? Niba ashaka ubuzima tumushyigikire, ariko niba ashaka urupfu kuri Tasiye turumurinde. Murakoze rero, njyewe
njemba nza nkatanga imbuzi nkavuga ngo hari abandi bantu bakeneye ubufasha, niba ko kubabajwe n'abantu yuko bari kuduca mu maboko kandi wakagize icyo ukora, hari abantu bakeneye ubufasha ugomba kugira icyo ukora. Ngenda bakunda nitwa Girimbabazi Thomas kandi ibiganiro nakagaruka. Mani bari